Mwijoro ryo kuwa 9 Mata 2020 ntabwo ryahiriye uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuko umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yamwirukanye kuri uwo mwanya. Yirukanwa rye ryabaye nko gukoza agati mu ntozi kuko abantu banyuranye bamuvuzeho ku mbuga nkoranyambaga biratinda. Ubona benshi rero batatunguwe n'icyo cyemezo kubera ibyo yarasanzwe azwiho cyane, imvugo zo kwirekura yakoreshaga kuri za Twitter n'ahandi nka Facebook. Ibintu byagiye bikemangwa cyane no kugawa n'ubwo rero bataruraga ngo babigaragaza. Uyu mugabo cyangwa se uyu muyobozi si we wa mbere bibayeho hano mu Rwanda, kuko bimenyerewe kwirukanwa, guhindurirwa, kuzamurwa cyangwa kumanurwa mu ntera ugashyirwa ku gatebe, wagira umugisha ukiyukwa naho wagira ibyago ukibagirana burundu. Ibyo rero ntako bitindaho nta no kubyibazaho cyane. Nubwo bigenze bityo ariko rero uyu Nduhungirehe ari mu bayobozi bake birukanwe umukuru w'igihugu agaragaje impamvu yabiteye. Ibi ngibi rero ubundi ntibyari bimenyerewe mu miyoborere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kuko mbere yabakuragaho bigatera abantu gukeka ko agiye kubasimbuza ababarusha ubushobozi mu gihe baba barakoze amakosa akomeye. Umuvuno rero nakubwira ko wahindutse, kuko mwibuka ibiherutse kuba kuri Uwizeyimana Evode Munyakazi ndetse na Dr Diane Gashumba. Buri umwe rero akaba yarashyizwe ku karubanda, ndetse rero banavuga amakosa yatumye birukanwa. Ibi ngibi rero bikaba byaranditsweho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Tugarutse kuri Nduhungirehe, itangazo rimwirukana rivuga ko yakunze kurangwa n'imyumvire ye bwite aho gushingira kuri politike za leta mu kazi yarashinzwe. Gusa ariko nta byinshi byavuzwe kuri iyi myumvire ye, nubwo rero umuntu atabura gukekeranya. Icyambere rero ku birebana n'urugendo rwa politike Nduhungirehe rero hakaba hari ibintu bitatu ngiye kukugezaho rero byagaragaye kuri uyu umugabo mu rugendo rwe rwa politike. Ibi ngibi rero bikaba bishobora no kuba aribyo byabaye imbarutso yo gukurwa ku mirimo, cyane cyane kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Icyambere rero ni ikirebana no gutsikira muri diplomasi, aho yagiye ndetse hanagiye habaho guhubuka mu mibanire na bimwe mu bihugu nka Uganda, Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa n'ahandi, ku buryo abanyapolitike bamwe b'ibyo bihugu bajyaga binubira imyitwarire ye akenshi mu biganiro bagiranye. Ibya vuba ni igihe yayoboraga intumwa z'u Rwanda mu biganiro n'intumwa za Uganda ku byerekeye kugarura umubano mwiza w'ibihugu byombi. Mu gihe abantu benshi rero babaga bateze amaso ku cyiza cyagombaga kuva mu biganiro, amakuru avuga ko uyu mugabo yateranaga amagambo na bagenzi be, ibyari inama bikarangira bisa n'ibibayemo rero isoko, ibiganiro bikarangira ntacyo bigezeho. Iyi ngiyi rero ishobora kuba imwe mu mpamvu zimwirukanishije nta gushidikanya. Icya kabiri rero umuntu ashobora kuba yakeka kirerebana rero n'ibyo yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe abantu babonaga ko rero hatarimo gushishoza no gushyira mu gaciro, bigafatwa ndetse nk'ubuhubutsi. Iki ngiki rero ntaho gitandukaniye n'icya mbere cyangwa icya gatatu turi bugarukeho mu kanya, kuko byose rero bifitanye isano nk'umuyobozi cyangwa se rero nk'umuyoboro wakoreshwaga mu kugaragaza cyangwa gutanga ibitekerezo bye cyangwa ibya leta. Mu byo rero yatangazaga yabaga rero nkusubiza abandi banyapolitike b'ibihugu runaka ku bibazo runaka, ariko bigakorwa mu buryo rero ubukarishye cyane, harimo no kurengera ibintu rero bitamenyerewe muri diplomasi, dore ko bamwe bawita umwuga wo kubeshya, kuryaryana, kurenzaho ndetse n'ibindi. Nk'umuvugizi wa leta rero benshi bafataga ko ibyo avuga yabitumwe n'abamukuriye kabone niyo rero baba batamutumye. Iyo ngiyo akaba ari indi mpamvu ishoboka ya kabiri. Cya gatatu ngiye kukugezaho ku birebana n'izi mpamvu zose nkeka ko uyu mugabo yaba yarazize, nacyo rero ntabwo gitandukanye n'icyo maze kuvugaho. Hari ibintu yandikaga ukabona rero bitamubereye urwego yariho nka minisitiri. Ibi ngibi rero bigaragaza gufana ekipe runaka, kuvuga ku misifurire, harimo kugaragaza uruhande uherereyemo, kuvuga ku makosa anyuranye akorwa muri ruhago n'ibindi ngibyo rero, kandi ntaho bihuriye n'inshingano ze mu bubanyi n'amahanga. Muri ubwo buryo hari n'abavuga ko mu gihe nk'iki ngiki cyo kwibuka, uyu mugabo yanditse kuri Twitter avuga ko rero ndetse anavuga ku ntwari harimo uwitwa Uwiringiyimana Agata Irebero, mu gihe itariki nyirizina yo kwibukiraho abanyapolitike itaragira. Iyi ngiyo nayo rero ikaba yaba indi mpamvu ikomeye yamukoraho rero ku birebana na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ariko ibyo byose n'ubundi nubwo zaba impamvu zabaye kandi zikaba ari impamvu
zagiye zigaragara n'ubundi bikaba byaraje kurangira asezerewe ku mirimo. Uyu muntu rero yakwibutsa ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ariyo ifite mu nshingano zayo ubuvugizi bwa guverinoma. Ni inshingano ikomeye bisaba kwitonda no kwigengesera ku buryo ibivuzwe byose bisaba kumenya ndetse no gutekereza. Ikindi kandi ukaba ndetse no gutegereza babikubwiye cyangwa batabikubwiye. Icyo umukuru w'igihugu ashima ndetse rero anashimira ukuntu mushiki wabo yari yarabishoboye. Louise mushiki wabo kwibutse ko yabaye umuyobozi wa Minafete, ikindi kandi n'abandi babanje kimwe na Nduhungirehe bakaba baragiye batsikira kubera iyo nshingano. Akaba rero mwibutsa ko ikindi kandi nanone nk'uko natangiye mbivuga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ari nabo rero bafite mu nshingano zayo ubuvugizi bwa guverinoma. Ibi ngibi rero bigaragaza kwigengesera ndetse no kuba wakora ibintu mu buryo butandukanye. Nubwo rero wowe wari usanzwe urimo nta kugaragaza amarangamutima yawe cyangwa se kuba wabogama ku ruhande rumwe na rumwe. Usibye rero ibyo byose byavuzwe, birashoboka ko haba hari ikibazo bafite mu ishyaka rya PSD ku ruhande rwa Olivier Nduhungirehe ndetse n'ishyaka ryabo, nubwo hari uwavuga ko rero mu buryo bworoshye ko ntaho bihuriye. PSD rero niyo iherutse kumvikanamo umurwanashyaka wavuze ko atifuza gusimbura mugenzi we ku mwanya w'ubudepite, ariko nubwo rero ari uburenganzira bwe, ni ikintu bishobora kwibazwaho n'abatari bake ndetse bikanibazwaho ku buryo bukomeye cyane. Inama y'abaminisitiri yari iherutse gusezerera umurwanashyaka wa PSD wari usanzwe ari umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa. Ikindi kandi bakaba barakomeje wanakomeje rero ukibaza uburyo Nduhungirehe na Biruta wanakomeza ukibaza uburyo Nduhungirehe ndetse na Vincent Biruta bayobora muri minisiteri imwe bakomoka mu ishyaka rimwe, rero nabyo bikakuyobera. Ibyo byose rero ubyegeranyije byakubwira byinshi. Muri politike hakorerwamo umukino w'amayobera, kuko rero ibiboneshwa amaso, ibitekerezwa cyangwa byumva bitaba rero ihame, kuko ubufitiye ububasha tungurana agakora ibintu uko ubyumva, nubwo rero tuvuze ibyo byose. Ikindi kandi ntibyatangaza Nduhungirehe bongeye bakamukamira, kuko rero urwego yaragezemo rukomeye cyane. Abamuzi ni umuntu w'umukozi mu mirimo tekinike, ugira umuhati mu byo akora, asinzira gake kandi nabwo ari uko asoje icyo yiyemeje gukorana. Umunyamategeko ukomeye ku buryo atabura ibyo yakora bijyanye n'ubushobozi afite. Ni nabyo rero yahise avuga ashimira umukuru w'igihugu nyuma yo kumwirukana ko yiteguye gukorera igihugu mu zindi nshingano bijyanye n'ubushobozi bwe. Nubwo rero igaramye ntawe utayigera ihembe, abantu rero bo baravuga kandi bazakomeza bavuge, kuko ariko bigendekera umutegetsi wese cyane mu bihe nk'ibi ngibi bimeze rero ibyabaye kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Gusa rero icyo navuga, ikigaragara cyo rero nta muhanga wa politike usibye gusa kumenya ikimuhatse kandi akirinda bikomeye icyazatuma aca mu ruhande cyangwa se aca muri rubanda abebera yubitse amaso mu gihe ingoma zahinduye imirishyo. N'abandi rero bagombye kubona isomo, kuko burya rero nta gahora gahanze. Ibyo rero akaba ari byatangajwe n'umwanditsi, akaba yitwa Munyakazi cyangwa se akaba yitwa Munyakayanza Samuel. Sori mumbabarire cyane rero naritsomye izina ry'umwanditsi nabi. Akaba rero ari umwe mu bagaragaje ibintu bitatu by'ingenzi uyu mugabo rero ashobora kuba aribyo byatumye yirukanwa, akerekwa umuryango, cyane cyane ku birebana n'uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Rero tumwifurize urugendo rwe no mu zindi nshingano gukomeza gukora neza ndetse no kugaragaza umuhate, ndetse ikindi kandi no gukomeza kugaragaza ibitekerezo bye. Umwe mu bagabo bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite rero ibitekerezo bitandukanye kandi bishobora kuba byagirira akamaro sosiyete, cyane cyane rero ku birebana n'imiyoborere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nka bimwe mu nshingano yarashinzwe. Reka rero tugushimire kandi wowe twahisemo kubana natwe twibuke twiyubaka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi nk'Abanyarwanda. Dukomeze gufata mu mugongo no guhumuriza abarokotse Jenoside ndetse no kubaba hafi, dukomeze kubaremera ndetse rero no gufasha abatishoboye muri ibi bihe bigoye. Ikindi kandi dukomeze gufatanya nk'Abanyarwanda twese, tugume mu ngo zacu muri gahunda ya guma mu rugo. Ni gahunda ireba buri muntu uwo ari we wese mu kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Tumaze kugera ku mubare w'abantu 118
bamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19. Akaba rero ari umubare munini kandi ni umubare bigaragara ko mu gihe nta gikozwe, mu gihe tudakomeje kubahiriza amabwiriza, bishoboka ko rero abantu banduye bakomeza kugenda bagaragara umunsi ku munsi. Mu gihe rero tudakomeje kubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego zibishinzwe yo kuba twaguma mu ngo zacu. Kuguma mu rugo ntacyo bitwaye, guma iwawe. Mu gihe rero ufite icyo kurya, mu gihe ufite icyo kunywa, guma iwawe. Ariko niba ntacyo ufite, tegereza kandi ko hari ikizakorwa kugira ngo ubashe kube waremerwa cyangwa se ubashe kuba wafashwa, kugira ngo dukomeze kubana twese mu mahoro. Umunsi mwiza n'ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka mu masaha make ari imbere.